Byakomeye cyane nyuma y'uko rero abarwanyi b'abacacuro b'abanyamahanga bagera kuri 248 b'Abanyaburayi bafashaga FARDC, izi ni ingabo z'igihugu n'ubundi cya Kongo cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zayifashaga rero guhangana na M23 nyuma y'uko M23 igize gutya ikabatsinda ku rugamba, niko navuga, cyangwa se ikabanesha. Byatumye izi ngabo zimanika amaboko. Kuri ubu rero bamaze kuba bashyikirizwa u Rwanda mu rwego n'ubundi rw'inzira ibakomezanya basubira iwabo. Niyo mavideo, niyo nkuru ubu ngubu igezweho twakubwira ku biri kubera muri n'ubundi muri Kongo. Ahantu henshi cyane urakomeza kugenda ubona amashusho atandukanye. Reka nkureke wirebere urebe ukuntu bimeze, urebe ukuntu byari bimeze barimo babasaka n'ubundi ubwo bageraga ku mupaka w'u Rwanda bambuka n'undi bava i Goma baza mu Rwanda. Ni ibintu byatunguye abantu benshi cyane kubera ko bagiye bahakana inshuro nyinshi cyane ko abanyamahanga bari mu gihugu cyabo, ariko kuri ubu ngubu isi yose yamaze kuba ibibona.